Ni YouTube channel ya Parek Patrick ugikurikiranaho amwe mu masomo ya gitari ku muntu utangira gucuranga. Uyu munsi nkaba nahisemo kukwigisha indirimbo ya Munsabire ya Niyomugabo Philemon. Ni indirimbo isa n'irimo akantu nawe uri bubone nujya kuyitangira kuyiga. Ariko birashoboka nayikoreye arrangement ishobora kuba yoroshye nawe wakwiga ukamenya nk'umuntu uri gutangira. Ntabwo ari arrangement ya nyayo ijana ariko yegereye ibya nyabyo. Reka dutangire. Kubaho burya ni byiza iyaba wahoraga umunezero. Hari byinshi bidutera guhangayika gusa tujye twiyumanganya. Ntiyagira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo, ntagira ubwoba mu mutima wanjye, ngahora nifuza gukora ibyiza gusa ibibi bikanzitira. Gerageza gutumbira mu ijoro ngo mvugane n'iyandemye. Ako kanya umwanzi akamvangira akanyereka ibinzibira y'umutima. Ndasaba unkunda wese kusabira uwo mubisha ankure amaboko. Ndashaka kuba n'ubu wamfiriye ku giti, Munsabire ntazasigara, Munsabire ntazasigara, Munsabire ntazasigara, Munsabire ntazasigara. Iyo niyo ndirimbo ya Munsabire, indirimbo igizwe n'amanota sol, do, sol, mi na re, ariko ukagenda ugira ukuntu bicuranga bitandukanye n'uko ayo manota ubundi acuranga. Itangira itya, utangira ufata sol, hanyuma mu gufata sol ushatse hasi ho ntiwanahafata kuko nta murya n'umwe uri bukoreshe hasi uwucuranga kuko wawufashe. Hanyuma urafata sol, nujya gucuranga uyu murya wa kabiri niwo uri buhereho, uyu wa kabiri uyu wo hasi uraba uwihoreye. Finger style nuko igenda imeze gutya, mbese urakoresha imirya ibiri hanyuma uhita ujya kuri do, naho ucurange nk'uko wacuranze bwa mbere. Reba neza, ujya no kuri do. Ni ukuvuga ngo uru rutoki rufashe uyu murya, uru narwo ruraza rucuranga uyu uwukurikira. Hanyuma nuvaho urahita ujya kuri mi. Nabyo uracuranga bya bindi ariko ucuranga iho rimwe. Uhita uza kuri do.
hano sinzi niba uhabonye, natangiye gutya kabiri, uhita ujya kuri mi, aka gahera karafata umurya wa kabiri mu kazu ka gatatu, ucuranga umurya wa kabiri wawufashe mu kazu ka gatatu, ucuranga uwa mbere noneho utawufashe, noneho uhita ujya kuri do, ucurange umurya wa gatanu n'uwa kabiri, uwa mbere nawo ucuranga utawufashe, reka nkajyane kose wumve. Noneho njya ngira ubu uri kuri ikibazo cy'ubuzima bw'ejo, nkagira ubwoba mu mutima wanjye, ngahora nifuza gukora ibyiza gusa, ibibi bikanzitira. Ni gutya, reka nkakwereke bwa nyuma, hanyuma nawe uzagerageza. Hano usubiramo, ugahita ujya kuri mi, do, ukongera ugatangira. Njya ngira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo, nkagira ubwoba mu mutima wanjye, ngahora nifuza gukora ibyiza gusa, ibibi bikanzitira. Ndumva iyi ndirimbo wagiye ureba aho ngenda nkora, uburyo ngenda mbikora, uko ngenda gake gake nkwereka ngo mfashe uyu murya, uwa mbere niwo ncuranze, uwa kabiri niwo ncuranze, ndumva nabyo byagufasha, hanyuma ukayiga ukayimenya. So nagushishikariza kurayikinga, gusharinga no gusubscribinga, otherwise turi kumwe, ciao ciao.